Nganzo, ubuzima nigeze mbamo nubwo mbayemo aka kanya, se wowe wigeze ububamo n'inshuro n'imwe nibura? Byihorere wa mujene we, njye nkura nasanze ubushyamirane buruta ifunguro turarira ku manywa nijoro tukabwirirwa, nkabona abandi bana biga batahana inkoranyamagambo, naho njyewe amagambo agaruka mu mutwe kenshi ari wafunguriye nyazirikana nkanayakorera isubiramo nk'iga uburyo bushya bwo gusaba sha, mbona bwirirwa nkanaburariye, igahora ari gahunda ya buri munsi nk'umwana w'imihanda. Narakuze ndyamishwa ku muhanda, ni nyuma y'uko data nyihakanye n'uwanyibarutse akantaho ngo wenda hagira umugiraneza untora akandira, nkura nazi data na mama ibyo mvuga ari byo numvanye abandi, agahinda nkarusha bose intekerezo nzirusha iz'umuyobozi w'urugamba, izo gahunda z'imishinga n'izandebaga, icyo nashimaga nuko nabonaga ndirya none. Ubuzima ububona ari bugufi ariko ku muhanda buba burebure, buri joro imbeho iti nimutahe, inzara nayo ariko ikenyera iyo hasi, ikiraro ariyo nyubako nahamo ifunguro ryanjye ndibara ritamitanye, rimwe na rimwe risa n'umwanda, Mana afasha aho twavuye ni gusa aha ndabwira abahabaye ubu none unyumva yicaye kwa Daddy Disi arabyumva nk'inzozi, Imana afashe umugaragu wawe. Sha uwarira yagira uwaririra, uwaseka yagira uwasekera, n'uwaganya yagira uwaganya, naho icyo gihe njye nari ku muhanda nganyira umuhisi n'umugenzi nanazi, sha mbega ubuzima nk'aba Gerard. Kandi bamwe ntibanabitekerezaga, barabibonaga gusa bakinumira bakabura kwishimira uko babayeho. Sha wagiriwe ubuntu nawe se, warabyukaga mu gitondo uti mami dadi reka da, ikinyarwanda utakikikoza tumukozi ntiyatetse icyayi, nkaho utakinyoye uwo munsi wararupfuye, abwo kandi akaba aratashye. Si ububi n'ubwiza byose ndumva nta mutima. Noneho fondeye ubuzima ndimo ndibaza byinshi. Ndibaza ni ese koko naravumwe ko mvuga nanjye nkivuga, ko seka nanjye nkiseka, mbaze ndedeke nde, ndenganye nde mubaza iki kuko yankoreye iki? Ese nongere ndare rwanambi, ndare amajoro n'amanywa ukwezi gushira ukundi gutaha utambazana magana atanu. Mana yumva gusenga kwanjye, rengera ubuzima bwanjye maze mirwe nindara amajoro ndonke nirirwa nkora amanywa, maho ndinde guhora mpagaritse imitima, ejo ndabaho yabaye imweru yinkure mu ntekerezo. Fasha nk'uturi nimba ihuriweho na rubanda nyamwinshi, dore uwatunze niyifuza kurekura, dore uwakoze nahemberwa kugiha inzira yo gukuturo, nagize ngo abonye ubutumwa amenyesha guhembwa, imibare ikisobekeranya kumva yakwiyambaza n'abizi icungamutungo ngo bamubarire ubwo busa bw'amafaranga. Amadeni kuri botike narujuje, nyir'ibyondo arahora ku muryango, nkarara amajoro mbunga ngo ndebe ko nararama irya none, bugacya miga amanywa nahanubitse umutwe uboshye rubebe, telefoni nayikuye ku murongo ngo nirinde, bamwe bati tuguriza abandi bati turemere mwana waragafanga uturangira akazi. Icyo batazi umuhungu isi yaramukaranzira muhindura imukanza hirya imukanza hino, n'uwamugurije amwishyura bigoranye, gusa disi ibintu bigukanga, hahise hacu niho hatugeraho turi umubabaro, none abahiga ibyishimo by'igihe kizaza, ejo none wafatisha, ubu none nayobotse inzira y'ubusizi, ntirubaduka niba ku muhungu wanga ubugwari, umwamba utamikiye umwanzi udatinya aho rushyushye, utabarira mu wa mbere bakamwikanga imirindi atarahagera, bati muhungu inzovu byivanzemo. Ubu nabaye umusizi uhangana ubuhanga, ndara amajoro manga nkahura n'ingorane, nkemera nkaharanira guhangamura imitima y'abakunze kubw'imitoma, ndetse n'uwinangiye mugarura mu rukundo, akavuga ati nkumbuje urwanjye rikampamagara, urwanjye ruze ntuze nkunde ngwize tuze, ntawe ujya ubabarira mu rukundo yumva ibisigo byanjye. Njye ndi igiti kidahundura kitarahaza buri muhinzi, inganzo yanjye ituma buri muhigi atahana umuhiga kesa, umuhigo yahiganye n'abahiga mu nganzo ngari yanjye itaganzwe, itayoba niyobwe na rucanege kuko iteza intambwe benshi bagana mu byinshi. Ndi intore mbarirwa muzi imbere ku rugamba, rudatererana imarirwa kurusha rudatetereza umubisha, nkaba umwamba utamikiye umwanzi.